Ndabasuhuje nitwa Oreste Cyuzuzo, tugiye gutangira kwiga muzika online kuri iyi channel yacu ya Oreste Pianist. Mwihangane buri wese azakurikire kugeza ku isomo rya nyuma kandi kirazira gusimbuka. Turifashisha iki gitabo cyo mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo tworohereze n'abantu batabasha kumva indimi z'amahanga, hanyuma bazi indimi z'amahanga nabo tuzajya turabafasha mu buryo bwabo. Iki gitabo gikubiyemo inyigisho zagufasha nawe ukazamenya kuririmba neza amanota, ibyo tuzi nka solfège. Tuzakiga rero intambwe ku ntambwe, nkurekera kwiga buri somo. Wibuke gukora subscribe kugira ngo wiyandikishe mu ishuri ku buntu. Ukore like, share na comment, ariko muri comment mujye mushyiramo cyane cyane ibijyanye n'amasomo, icyo wumva utasobanukiwe neza, inyunganizi se, ikibazo se, kugira ngo tubashe kubana neza umunsi ku munsi kandi dukurikirane neza isomo ryacu. Iri ni isomo wakwigira ahantu hose waba uri mu gihugu cyangwa no hanze yacyo, kubera ko riri kugeraho 5/5. Aba diaspora namwe muratumiwe. Hanyuma reka nawe gutinda mu makona, ndashaka ko twiga ibintu by'ingenzi. Iyi chapitre ngiye guheraho irakomeye cyane, ariko ntibikabije kuko mpari. Iyo mpari bihita byoroha. Mu by'ukuri aya magambo yo ntabwo tuza kuyatindaho kuko ibi namwe mwabisoma. Abazi Ubufaransa n'Ikinyarwanda birimo, ibi ni imbanziriza ibikubiye mu gitabo, namwe mwabyisomera nta kibazo. Hanyuma ahubwo icy'ingenzi ngira ngo duhereho ni hano igice cya mbere, inyigisho z'ingenzi mbere yo gutangira gusoma amanota. Iri somo riraza kuba rirerireho, byo ndi kubibona nyine ko ari rirerire, ariko wihangane nawe urikurikirane utaryihutishije, nibyo biragufasha. Intangiriro. Igice cya mbere ni ingenzi cyane kuko ari urufunguzo rw'ibijyana na muzika. Ni igice rero kikaba gitangirira mu kumva no gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibanze bikoreshwa muri muzika. Aha twavuga nka muhundwanota, urufunguzo, inota, igipimo n'ibindi. Kambisubiremo: muhundwanota, urufunguzo, inota, igipimo n'ibindi. Utu tuntu tune mvuze muzadukenera muri muzika igihe cyose. Niyo mpamvu ugomba kubanza ukadusobanukirwa, ukamenya ngo ni uduki, dukora gute. N'abantu rero nyine bize muzika bwa mbere, ibi bintu murabikeneye. Iyi video muyirebe mubyitayeho. Kadukomeze. Tuzabona mu ntambwe enye zibimburira izindi imyitozo idufasha kumenya gusoma amanota. Twifashishije intera ziri hagati y'imirangiro itandukanye, tuzabasha guhamya neza inota dukurikije aho riherereye kuri muhundwanota. Ibi birumvikana. Turahamya neza ko imyitozo twabateguriye muri iki gitabo izabafasha gutandukanya igihe muririmba intera zitandukanye kandi mu buryo bunoze. Mu kurangiza iki gice tuzasoma n'imyitozo mu rufunguzo rwa fa, ndetse tubone n'amanota nka shami n'uburyo akoreshwa. Ibi byose muri kubiga mukumva ni bishyashya, ariko mukaba muraje mu bisobanukirwe. Urufunguzo rwa fa, ibintu bya shami, muraje mu bisobanukirwe. Tumaze kubona ko muzika ari isomo ngiro, twifuza ko umwarimu uryigisha yajya yibanda cyane ku myitozo ihabwa abanyeshuri, aho gutinda cyane ku magambo, nubwo nayo atuma bumva ibyo bakora ibyo ari byo. Ni ukuvuga hano tuzajya twiga ariko dukore n'imyitozo. Amagambo yindi ntabwo ari ngombwa, sibyo? Hanyuma aha kandi tuboneyeho no kubabwira ko muzika yigwa intambwe ku yindi. Muri make ubwo nyine kirazira gusimbuka. Nyine umwitozo ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora umwitozo umwe nibwo ujya ku wundi, nta gusimbuka ngo ufite uvane nko ku mwitozo wa 30 tujya nko ku 100, ntabwo byemewe. Nta gaciro nyine biba bifite, nta n'ikintu byakumarira. Bituma ahubwo n'ibyo wari uzi imbere ubyibagirwa, nyine ntabwo ubimenya. Buri kintu kigira agaciro kacyo. Aho tukaba twongera kwisabira abarimu kuzarushaho kubyitaho, bityo intambwe itewe ikaba ivuyeho nta gusubira inyuma. Ibyo
ibyo ngibyo barabinsabye nzabikora nka mwarimu namwe muzabikore nk'abanyeshuri. Ibyo byose rero nibigerwaho twizera ko buri munyeshuri azaba ashobora gusoma amanota yateganyijwe kandi akaririmba n'indirimbo zinyuranye mu gipimo cya 2 kuri 4 nta kibazo afite. Hano byari inyigisho z'ingenzi mbere yo gutangira gusoma amanota, ubwo byari nk'intangiriro yabyo. Noneho twageze ku mutwe wa mbere, ubwo ni chapitre ya mbere, ibimenyetso by'ibanze bya muzika. Hano tugiye kuzabonamo ibimenyetso by'ibanze nyine muzajya mubona nyine ku mabroshire atandukanye, kuri kopi, abantu mubona amakopi nyine mukagiramo mukagira ubwoba. Uyu munsi naje kugira ngo mbakemurire ikibazo. Ikimenyetso cya mbere, murebe kasa yanjye ahantu iri, dore kukanyeganyeza mwakabonye, iyitwa muhundwanota niyo tugiye kwiga, amanota, imfunguzo, incecetsa, ibipimo n'ibindi. Ni ukuvuga hano ngiye kubasobanurira ibi bintu kugira ngo mubashe kumenya ibyo ari byo. Muhundwanota ni iki? Muri make muhundwanota mu gifaransa bayita porute. Muhundwanota murabona nyine ni iyi ngiyi nashyizeho kasa, sibyo? Ibigizwe n'50 muri kubona igaragaza 1 2 3 4 5, utuzu aba ari 4 A B C D. Hanyuma twihuse kugira ngo tuyumve neza muhundwanota, twangwa iyi style yo kuba ari 50 ndetse n'utuzu 4 ntabwo igihinduka buri gihe ni kwihora. Gusa bigiye biba ngombwa yuko umuntu ashobora kongeraho andi manota atari mu tuzu 5 cyangwa nako mu tuzu 4 cyangwa mu 50. Icyo gihe iyo bimeze gutyo rero hari ibyitwa amanota ahanitse n'amanota ari hasi cyane. Urugero twakeneye gushyira amanota noneho nyine ayo manota yo ahantu aherereye ntabwo ari kuri muhundwanota, tuvuga ari nko hejuru cyane. Byakabaye bidusaba ngo twongeremo undi murongo, uri kubona nk'aka karungo hano, ukomeje kugakurikira urakomeza ukagenda ukabona ko kari nk'umurongo wuzuye, ariko muri style ya muzika ntibyemewe. Style ya muzika ugomba gucamo akantu gatoya, hanyuma ugahita ugaragaza ko hari inota nyine riri hejuru ya muhundwanota, ushyize kuvuga ngo nyine ni inota rihanitse cyangwa se twita note grave mu gifaransa. Hano urabona ni inota ryakabaye riri hagati mu karongo, bagaciyemo barikomereza. Hano ni inota ryakabaye riri hagati mu kazu, baciye akarongo munsi, ubundi bararyandikaho barikomereza. Naho ngaho muri kubibona hano baciyemo akarongo hagati barikomeza, hano bagaciye munsi barikomeza, gutyo gutyo amanota ahanitse. Ndetse no ku manota ari hasi cyane nayo murabibona, hano ubwo gaciyemo, hano ntabwo gaciyemo, urabona ko bagashyize hejuru, hano gaciyemo, hano naho gaciyemo, nyine niko babikora. Ntabwo bacamo umurongo nyine wose, bacamo akarongo gatoya gusa bakikomereza. Ubwo icyitwa muhundwanota ndakeka tukivuyeho. Ufite ikibazo cyandika muri comment, ndaza no kubaha nimero ya WhatsApp mwanyuraho munyandikira, nzagenda basubiza rwose ntimugire ikibazo. Hanyuma tugeze ku cyitwa urufunguzo. Urufunguzo ni ikimenyetso cya muzika gishyirwa mu ntangiriro ya muhundwanota, kikaba gifashe ku murongo runaka, bityo kikaba izina ryacyo amanota ari kuri uwo, kigaha izina ryacyo amanota ari kuri uwo murongo gifasheho. Andi manota rero agakurikiraho uko bisanzwe uhereye ku izina ry'iryo nota urwo rufunguzo rufasheho. Hano tudagiye mu bintu byinshi, urufunguzo tugiramo imfunguzo 3 muri muzika. Urwa mbere rwitwa clé de sol cyangwa se urufunguzo rwa sol, ari rw'urunguru muri kubona nashyizeho kasa. Ni uruguru rwose rukunda gukoreshwa, ariko mfite mbibera akabanga abantu bazajya babona amakopi broshire z'indirimbo, muzajya mukunda kubona muri urufunguzo rugiye ku ntangiriro nyine ya muhundwanota cyangwa porte. Hano amanota bariho ukunda kubona amanota yagenewe kuririmbwa na soprano ndetse na alto, ubwo ko nakabanga mba mbibeye. Hanyuma kuri clé de fa, urufunguzo rwa fa, ari rw'urunguru rumeze nk'aka question mark cyangwa akabazo, rwo rukunda gukoreshwa ku manota yagenewe base na tenor akenshi iyo hatabonetsemo izindi mpamvu. Hanyuma urufunguzo rwa do ntabwo dukunda kurukoresha, ariko narwo nidukunda tuzarubwira, nitadukundira it's okay, bizaba bihagije, kuko izo ebyiri nizo z'ingenzi cyane, urwa mbere n'urwa kabiri. Hanyuma icyitwa inota niho tugeze. Mu by'ukuri muri muzika tugiramo amanota 7. Hari do, re, mi, fa, so, la na si. Ngiye nongeraho n'indi do inyuma kugira ngo byumvikane neza, kubera ko niyo murayikenera cyane. Reka mbafashe kuyaririmba. Do
aka kantu mugasubiremo kuko birabafasha cyane. Muzagenda mugakenera buri uko muzajya mukora imyitozo yanyu, mukenera gusubiramo aka kantu kugira ngo muve ko batamurimo kuyahamya neza. Noneho nicyo bita kumanuka game, noneho guhera hejuru ku ya do batanditse aha ngaha umanuka ukagera ku ido yo hasi. Reka nabyo tubikore. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ibi bintu mwihangane mubisubiremo inshuro nyinshi cyane zishoboka, ubanza umenye kuvuga aya manota neza utayahusha, utayagoreka, gutyo unyaririmbye nawe bari kuyaririmba. Ibi bizagufasha mu myigire yawe. Ibintu byose uba rikomeye cyane bikapitire ugomba gufata ukazingatira neza. Mubisubiremo inshuro nyinshi cyane, waba uri mu kazi, waba uryamye, waba ukora iki, icyo waba ukora cyose ukumva nyine muzika iraje, iyo turi mu tuntu twonyine turahagije. Hanyuma ngiye guhita mbereka noneho amashusho n'agaciro by'ayo manota. Hano turifashisha ikinyarwanda nkivanga n'igifaransa kugira ngo bigende neza, kugira ngo nabize muri version y'igifaransa bashe gusobanukirwa neza. Hari ikintu twita ruziga. Ruziga ni iyi ngiyi, mu gifaransa bayita ronde. Hari iryitwa ruziga nkoni, baryitwa branche mu gifaransa, iyitwa gahiri cyangwa gakoni yitwa ntwari mu gifaransa, iyitwa shami yitwa croche mu gifaransa. Muri kubona nyine ibimenyetso byayo, nyine ntabwo ndimo kubivuga nyine kuko muri kubibona. Iyitwa shami nyabubiri, murabona iyo iriho akantu kazamuye, ngo ndagira ngo itandukanye n'iyi shami ya mbere kugira ngo mubone nyine difference cyangwa itandukaniro. Iyi shami nyabubiri cyangwa se yitwa double crochet mu gifaransa, yo murabona yuko ni kano kantu kazamuye kanakasemo ukuntu, ariko harimo akandi kantu k'akarongo gaciyemo, muri kukabona hano nashyize kasa yanjye. Bishatse kuvuga ngo nyine yo ikurikira iyi ngiyi, nyine ikurikira shami. Ni ukuvuga iyi niyo mpamvu nyine yitwa shami nyabubiri. Hari yitwa shami nyabutatu, yo ibirimo utu turongo noneho tumanuyemo tuba ari tubiri, ngo tutagaragara neza ariko tuba ari tubiri. Ndetse hanyuma yitwa shami nyabutatu, nayo murayibona uko bimeze. Shami nyabune muri kubona uturongo turimo ko tungana, kamwe dutatu n'akangaka kese ka kane. Mu by'ukuri hano noneho bigiye bituma mbereka agaciro k'amanota noneho, kugira ngo nujya uri gutera igipimo mu ndirimbo ujye umenya neza ubundi inota tugezeho rifite agaciro kangana gute. Iyi video iraza kuba ndende ariko mubyihanganire kuko ni intangiriro, nyine biragora. Iyo rero watangiye nabi birangira unarangije nabi. Mwihanganire muyikurikirane mutarambiwe, mwibuke gukora subscribe. Yego, hanyuma inota rya mbere, mbere yuko mbereka agaciro k'amanota, ndagira ngo nsimbuke gato mbereka ikintu cyitwa igihe. Kirihe ibihe hano ni imyanya ingana igize igipimo. Igipimo kigabanyijemo uduce tungana n'inkubito z'icyo gipimo. Urugero, igipimo ngira kabiri gifite inkubito ebyiri cyangwa se giterwa mu bihe bibiri. Aha, ni ukuvuga igihe, ubu gutya mu kinyarwanda nyine tumye hariya ntabwo bapfa kubyumva, reka mbivuge uko ngewe mbizi kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. Urabona ubu gutya ameze, ntabwo muri kundeba ariko nabikora mukabyumva. Ndamutse nshyize ukuboko kwanjye, yes, manuye ukuboko nkakora nk'isegonda, ngo ta, bivuze ngo tik, ubwo ngubwo icyo ni igihe. Tak ni ikindi gihe. Ni ukuvuga ngo iyo turimo gukora rero, iyo turimo kuvuga igihe hano muri muzika, iyo manuye tik ni igihe, taka ni ikindi gihe, tik igihe, tak igihe. Akenshi mu gipimo dukunda gukoresha nyine ibintu bingana n'isegonda, isegonda paf 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 paf, gutyo gutyo. Hanyuma rero impamvu maze kuvuga ku gihe mbere yuko tujya ku gaciro k'amanota, ni uko birahura cyane n'ibyo ngiye kubabwira. Urugero, iyi ronde ifite ibihe bine. Ngewe igihe nakigereranyije n'iri nota iri ngiri ryitwa ntwari, cyangwa se iri ngiri cyangwa iri ngiri, aho waribona hose iri ngiri. Ni iri nota ariko rimwe, iri nota rimwe niryo twagereranya n'igihe. Kubera iki? Iyo manuye gutya ngo tik, mba nkoze ntwari. Tak, mba nkoze indi ntwari. Hanyuma rero urumva nkoze igihe. Hano rero harimo ibihe bine, sibyo?
hanyuma kuba harimo ibihe bine bishatse kuvuga ngo harimo ntwari zingahe? Okay, ababikoze rwose mwiha amashyi. Harimo ntwari enye, yego. Ubwo hano kugira ngo nkore iri nota ryuzure byasaba gukoramo ntwari enye. Ubwo nakora tiki taka zingahe? Reka tuzikore turebe. Tiki taka, tiki taka. Ubwo nibwo ndangiye gukora iyi ronde cyangwa icyo twise uruziga. Hanyuma iyi yitwa ruziga nkoni igira ibihe bingahe? Bibiri. Nzanira kuri ntwari gusa. Igira ibihe bingahe? Bibiri. Ubutumutse tumanutse tugiye gukora iyi ronde twahita dukuramo ibihe bibiri tukimanukira tukagira ngo tiki taka. Ubwo tumaze gukora iki? Ronde. Tumaze gukora branche cyangwa se twita ruziga nkoni. Hanyuma iyi ntwari yo murayizi cyangwa se icyo twita gahiri murayizi. Yo ni ukumanura tiki gusa. Ubwo umaze kuyikora ubwo birangije. Aha, ubundi aya niyo ngenzi mugiye gukina amahanga mu myitozo ibanza. Aya yandi atatu muzakenera nyuma, gusa reka mbabwireho gatoya. Izi bagita double crochet cyangwa se icyo twita iyi ni crochet, yego. Iyi bayita crochet, ni ukuvuga ngo crochet iba irimo ntwari zingahe? Kwa crochet ebyiri ziba zirimo ntwari imwe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukore ntwari imwe wifashishije crochet bisaba kubanza gukora izi crochet nyine zikaba ebyiri. Wenda hano hariho akandi ga crochet nibwo mwabyumva neza, nyine zikaba ebyiri. Ubwo tuvuga wenda niba tugiye kuvuga wenda do ari ebyiri ko zose ari amakroshe cyangwa se za crochet ari twayise shami, yego shami. Ubwo twakora tuvuge wenda iyi ni do n'iyi ni do, hano wenda hari akandi kantu nako kagize. Ubwo twahita dukora ngo do, niko tuhakora. Ubwo tuba dukozemo ntwari imwe ariko nyine dukoresha ko tuba twabaye tungahe? Tubiri. Ibintu tutabyumva bitagustressa bitugeraho uzabyumva. Ubwo gutya ndimo kukwereka nyine overview cyangwa se imbanziriza y'ibintu nyine tugiye kuziga. Iyi double crochet yego niyo ibirimo ntwari. Kwa ngo iyo zibaye enye, double crochet iyo ari enye ziba zirimo iyi ntwari imwe. Ni ukuvuga ngo aba ari igihe kimwe ukora bikavugamo double crochet enye, warangiza ukaba uvuzemo ntwari imwe cyangwa se ta imwe. Urugero na hano aramutse ari za do, hanyuma nkakuramo double crochet kugira ngo nyine nkore ta cyangwa se nkore ntwari. Byansaba ngo mvuge ngo do. Muri kubyumva kuri ta imwe? Do. Tuvuge ngeze nko kuri re. Hanyuma ugata do re mi fa so la si do. Urumva ni ta cyangwa igihe, ariko cyo nyine kibamo utunota twishi cyane tw'ama double crochet. Triple crochet nabyo ni the same. Nabyo muzabyumva nitugera aho tubikoresha. Reka mbe bigisha ibi ngibi by'ibanze. Mwe mufashe utu dutatu tubanza niko mugiye gukenera cyane mu bihe bibanza, biri muzagenda mubisobanukirwa. Mufata iyi ruziga igizwe na ta zingahe? Enye, arizo ukavuga ni ta. Ubwo ukozemo ntwari enye, ibihe bine, it's okay. Hanyuma iyi ruziga nkoni nayo ubwo igizwe na ntwari ebyiri cyangwa ibihe bibiri, ubwo ni ta. Ubwo birangiye uhita ufata n'iyi ntwari igizwe n'igihe kimwe, ubwo ni ta. Birarangiye. Ibindi muzagenda mubyiga nitugera ku iryo somo nzongera mbibibutse. Aha, ariko ababifashe nabo ni byiza. Muri abanyeshuri beza kandi ndabizeye abantu ndi kwigisha, ndabizeye yuko rwose mufata vuba ntabwo muzantenguha. Hanyuma tugeze ku cyitwa igipimo. Igipimo mujya mucyumva. Igipimo hari ibipimo bitandukanye, hari 2x4, hari 3x4, hari 4x4, hari 4x8, hari 8x8, ni byinshi cyane. 5x8 byinshi cyane. Ariko tugiye kujya tubyigana kimwe nibwo tuzabifata neza. Mbemberetse igipimo kimwe. Hari akavido ndaza guhita amashyiraho mu kanya, n'ibinkunda ndaza kukongeraho mw'iyi ngiyi imbere yuko nyibaha. Ubwo nibitankundira nzagashyira muri description cyangwa ngashyiramo nyuma nkimara kwa uploading iyi ngiyi. Ako nafashe ndimo kubereka uko batera igipimo neza.
ninkundira ndagashyira inyuma, nibitankundira ndaza kukabanza kugira ngo bigende neza. So hano rero igipimo kanze mbereka uko kiba kimeze kuri muhundwanota. Aha murakibona hano, sorry, murabona hano nashyize kasa. Iyi ni 2/4, 2/4. Iki gipimo rero cya 2/4 ni ukuvuga, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo mbere ko nkibabwira bigiye kunsaba kwanza kubasobanurira ibintu, ariko nta kibazo, reka nabyo mbibabwire. Muri kubona iyi muhundwanota yacu, muri kuyibona, iyi ngiyi nyine ya mbere, uyu mwitozo wa mbere, sibyo muri kubona imuhundwanota. Murabona ko hari ikintu nyine cya muhundwanota, ariko kigamijemo utuntu tumeze nk'utuzu. Reba kano karongo gaciyemo, reba na kano, reba n'aka ngaka, reba n'aka ngaka, sibyo? Urebe n'aka ngaka, urebe n'aka ngaka, murebe kasa yanjye, murebe n'aka, urebe n'aka ngaka, n'aka. Ni ukuvuga ngo utu tuzu turimo dufite igisobanuro, ntabwo twapfuye kujyamo gutyo gusa. Dusobanura iki rero? Nibwo nza kubabwira igipimo mukabyumva neza. Ni ukuvuga ngo muri kubona hano harimo ntwari zingahe, cyangwa se gahiri zingahe? Ebyiri. Kuba ari ebyiri, izi ebyiri bishatse kuvuga ngo biri gusimburiza iyi kabiri hano hejuru. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ngo hano twafashemo izi gahiri ebyiri muri iyi kano kazu bakita isoza gipimo. Bakita insoza gipimo. Utu ni insoza gipimo. Mu gifaransa babyita barre de mesure. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri bavuze ngo izi ebyiri, iyi ntwari n'iyi ngiyi, urabona twafashemo ntwari ebyiri, sibyo? Niyo mpamvu hano hari kabiri. Hanyuma iyi kane ishatse kuvuga noneho nyine agaciro k'iri nota iri ngiri ryitwa ronde cyangwa se ruziga. Ni ukuvuga ngo twafashe ebyiri muri enye. Ni ukuvuga twafashemo ibihe bibiri muri bine. Birumvikana? Ibihe bibiri muri bine. Tuvuga hano haramutse hari gatatu, hano none muri bade bajya usangamo intwari zingahe? Eshatu. Ubwo bikaba bivuze ngo twaba dusanzemo ntwari eshatu, cyangwa se ibihe bitatu muri bine. Aho biri kumvikana. So ubwo igipimo ndakeka buri wese yacyumvishe. Video ivuga ku gipimo ndaza guhita nyishyiraho kugira ngo mugibone neza. Aha, hanyuma ku gipimo tutarahagira neza, reka mutembere kuko bagitera kugira ngo bigende neza. Urabona, uramutse ukoze ku mutwe, hanyuma ukamanura ukuboko ukakumarayo, ubwo uba umanuye nyine, yongeye ukazamura, uba umanuye ikindi gihe. Ni ukuvuga igihe ni ukumanura akaboko kakageza hasi, ikindi gihe ukongera ukazamura, ubwo ukoze ibihe bingahe? Bibiri. Ibyo bihe bibiri rero nibyo bigira 2/4 nk'igipimo. Ni ukuvuga ngo igipimo cya 2/4 aricyo iki ngiki kigizwe n'ibihe bibiri bibiri. Ubwo nk'ubu ngubu tugiye kuvuga nk'aha ngaha, twari tuvuga ngo do, 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 mi, 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 gutyo. Aha, nabekaga igipimo. Ni ukuvuga ngo muraza kubyibonera nitubigeraho. Hanyuma video y'igipimo Imana imfashe nze kubyibuka nyibashyirireho, nibwo muza kuyibona neza nyine ndi kugitera noneho bya nyabyo. Hanyuma ibyinshi ndabona hano twabinyuzemo. Kugira ngo isomo ntirirangiye, chapitire ya mbere irarangiye. Kugira ngo rero mutagenda mutizaho akantu gatoya, ngiye kubereka umutwe wa kabiri, ngiye kuberekaho akantu gatoya. Intambwe ya mbere. Aha, muretse. Hari intambwe enye zibanziriza izindi muri muzika. Intambwe ya mbere yitwa domiso, niyo tugiye guheraho. Domiso rero biradusaba nyine kubiririmba, ariko mbere y'uko uririmba ibi bintu, sibyo? Ubanze usubize inyuma ho gato, urebe ya video nashyizeho mvuga ku kintu cyitwa igipimo. Ni video nakoze ndimo gutera igipimo, navugaga amanota yose uko ameze. Noneho nubifata neza ukabimastoringa mu mutwe, bizagufasha kutagoreka amanota yawe.
nk'ubu ngubu hano ngiye gukoraho iyi myitozo. Ikindi bizagufasha, hari umuntu wangiriye inama arambwira ati wowe jya ukora imyitozo yose uyirangize, numara kuyirangiza hanyuma ubwire abanyeshuri bajye bashyira ama écouteurs mu matwi, hanyuma noneho bakugendereho mukore imyitozo nyine bo bakugendereho, ama écouteurs ari mu matwi, hanyuma bakore nawe ukore. So dusigaye iminota 5 kuko nshaka gukora video y'iminota 30, reka nihutishe kugira ngo isomo nyine twigaho akantu gatoya mpite mbaho imyitozo. Iyi do mi sol rero ubu murabona iyi ni ruziga twayizi cyangwa icyo twita ronde. Ni ukuvuga ngo ndamutse ngiye gukora uyu mwitozo, ukuntu nabigenza, nafata iyi ni do, sibyo? Mubifate mu mutwe, iyi ni do kuko nyine iyi iri munsi ya muhundwanota iciyemo akarongo, iyi iri hafi ya muhundwanota ariko iciyemo akarongo, murabona ko itari muri muhundwanota ariko iri munsi yaho ariko iciyemo akarongo. Muhite muka ya manota naberetse, amanota yo hasi, ayo bita note aigu cyangwa amanota, kaze mbyibuke neza, okay, amanota ari hasi cyane. Do rero nayo ni mwene iyi ngiyi, nayo iri mu bwoko bw'amanota ari hasi cyane. Yego, ubwo rero reka nsubire mbakorere uyu mwitozo kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ngiye gukora uyu wa 0, nkore n'indi ikurikiraho uko iminota iza kutwemerera, isigaye iminota niba yuzuye ndibuze kuyibahamo imyitozo, hanyuma uwo bizananira azanyandikira kuri WhatsApp, ndaza kuyibaha muri description ya video. Twagiye. Ubwo iyi ni ronde twagiye, ubwo turakoramo ibihe bingahe? 4 kuri buri ronde. Ubwo hano ni do mi sol, ubwo ngubwo uyu nguyu urarangiye. Hanyuma reka dukore noneho uyu wa mbere nyirizina. Uyu wa mbere nk'ubu twahita dukora do mi so mi do. Ubwo wa mbere urarangiye. Hanyuma kugira ngo ubifate neza urajya ushyira ekuteri mu matwi, dukorane tugendana, nawe utera igipimo uko nabikweretse kuri video naberetsemo ndi kukwereka uko watera igipimo, hanyuma nurangiza noneho uwikoreshe utarimo kumva uko nabikoze, hanyuma wumve yuko wabikoze neza. Kadukore n'uyu wa kabiri, do mi so mi so mi so mi do. Murumva ko byoroshye. Karuke n'uwa gatatu, do mi so mi so do. Aha, mbere yuko njya ku wa kane rero, hano mubonyemo ibanga rihe? Ni ukuvuga iri nota rya blanche cyangwa icyo twita ruzigankoni, mwabonye ko nagiye ndikoramo ibihe bibiri cyangwa se temps ebyiri cyangwa se noire ebyiri, cyangwa se okay, temps ni igihe cyangwa se kikaba kingana n'ubundi na gakoni cyangwa icyo twita gahiri cyangwa se noire, ari ryo iri nota mwene iri ngiri. Ni ukuvuga ngo hano rero harimo aya manota abiri, ni ukuvuga dufashe aya ngaya abiri, undi agafata iri ngiri mumufashe ibintu bingana, sibyo? Niyo mpamvu nagiye nkora hano nkabona ndahatinza nkagira ngo do, urumva utuntu uko ari tubiri, ni ukuvuga ngo ubwo nibwo iri riba rirangiye. Hanyuma ubwo ngeze no kuri iyi ni mi, murumva ko ari bwo rirangiye, nkoze mutu tungahe? Tubiri. Ariko ngeze nkaha ngaha murabona ko ari gahiri cyangwa icyo twita gakoni, iyo ni mi, murabona ko nyine yo buri nota ndikoze ukwayo, kuko izo ngizi nyine iyi ni ta n'iyi ni ta. Mu gihe hano harimo ta ebyiri ariko ryo ni rimwe, ubwo ndarikora ari rimwe ariko mvugemo ntuzo zingahe? Ebyiri. Ubwo ni do mi so mi. Murabyumva rero ukuntu bimeze. So
ndabona ari iminota itujyanye, ntabwo nakomeza kubahata ibintu, kandi ubundi mwabonye ko batubwiye ngo tujye dukora nyine tujye tubareka mukora imyitozo. Ni ukuvuga ngo nimubona ari ngombwa yuko nkomeza mw'uyu mujyo mbakorera imyitozo, hanyuma mugashyira ekuteri mu matwi mukangenderaho, hanyuma mukaza kwikoresha nyuma, muri comment aba ariko tubigenza. Hanyuma nimubona kubahereza videwo nkakuraho akace gatoya, ibisigaye nkabibahamo imyitozo mukirwanaho, ubona nakandagiye kuri WhatsApp, nabyo nzabikora. Ubwo rero ndabashimiye cyane, mbona ko turangije ku mwitozo wa gatatu. Ubwo iyi ngiyi isigaye ndayibaha exercice, uyu wa 4 n'uyu wa 5 n'uyu wa 6 n'uyu wa 7 n'uyu wa 8 n'uyu wa 9 n'uyu wa 10 n'uyu wa 11 n'uyu wa 12. Iyo nimirangiza ngo tuzajya ku intambwe ya kabiri yitwa dore mifaso. Hanyuma Imana ibane namwe kandi barinde, ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Nitwa Oreste Cyuzuzo. Mwibuka gukora subscribe, like, share na comment, biradufasha cyane, ni inkunga ikomeye cyane kugira ngo iri somo rigere kure, ndetse tubone n'ibikoresho bitandukanye byadufasha kwiga neza. Bye bye rero, ndabakunda, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.